Actapulgite, umuti w'impiswi. Actapulgite ni uruvange rwa aluminium na magnesium, bikaba ari ifu ikoreshwa ivanze n'amazi umurwayi akayanywa. Uyu muti ukoreshwa ku bana n'abantu bakuru mu kuvura ibibazo byafashe mu mara, cyane cyane iyo barwaye impiswi. Uyu muti ushobora gukoreshwa uvanze n'indi miti ivura impiswi n'imyunyu yo kugarura amazi mu mubiri. Uyu muti uza mu dusashi turimo ifu, akaba ariyo ivangwa n'amazi ku buryo iba ari garama imwe ku bana bari munsi y'imyaka 8 na garama 3 ku bantu bakuru. Agasashi kamwe kavangwa na mililitiro 50 z'amazi meza cyangwa ikindi kintu cyose kinyobwa nk'igikoma, umutobe w'imbuto, icyayi n'ibindi bisukika. Ikigereranyo ni udusashi 3 ku munsi, ni ukuvanga agasashi kamwe buri masaha 8 cyangwa ugafata agasashi buri masaha 12 bitewe n'uburemere bw'indwara. Bitewe n'uko uyu muti unyobwa, ni byiza kuwufata mbere yo kurya kuko uyu muti uvura impiswi. Mubyibuke, impiswi akenshi iba yatewe n'ibyo kurya byanduye cyangwa umubiri wawe udashaka, nuko ukabyivumburaho. Biba byiza kurushaho kuwukoresha mu gihe umaze kumenya ko nta kindi kidasanzwe cyaguteye impiswi usibye ibyo kurya byakuguye nabi. Reka turebe ingaruka uyu muti ushobora guteza. Uyu muti iyo uwukoresheje cyane ushobora kugira ikibazo cyo kwituma impatwe. Iyi niyo mpamvu igihe cyose impiswi yahagaze usabwe guhita uhagarika kuwukoresha. Reka turebe ibintu byo kwitondera kuri uyu muti. Uko uyu muti ukoreshwa ugeze mu mara bishobora gutuma indi miti idakora neza. Niba uri gufata indi miti kubera ubundi burwayi, ishyira intera y'amasaha 2 hagati yo kunywa uyu muti n'indi miti uri gufata. Abana bari munsi y'imyaka 8 bakoresha garama imwe, naho abakuru barengeje iyi myaka bafata garama 3 gusa. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments, turasangira ibitekerezo. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.